Reka mwikaze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza wowe mukunzi wa Ituze 250 ubwire ngo umwanya wacu waho turebera hamwe ibiri mu gucaracara cyangwa se amakuru agezweho hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nta handi ubisanga ku Ituze 250 buri kumwe nanjye Queen of Trends. Hanyuma rero tubane rero no muri iyi nkuru tugiye gukesha igitangazamakuru cy'igihe aho bavuga ngo abantu 12 bakomerekeye mu mubyigano wabashakaga rero kureba umukuru w'igihugu i Nyabugogo. Ni ibintu rero rimwe na rimwe umuntu ashaka kumva birasekeje akibaza ati bino bintu bimeze bite, ariko mu by'ukuri ari igihe umuntu aba agomba no kureba umuntu mukuru pe, avuga ati reka murebe rwose nibura wenda niyo namupepera kampepera byanyura ukumva ni byiza pe. Hanyuma rero byaje kugenda nabi muri Nyabugogo. Reka dukomeze twumviye iki muri bivugaho. Umujyi wa Kigali watangaje ko abantu 12 bakomeretse ubwo bahanukaga ku gorofa rya kabiri ahazwi nko ku Mashyira hamwe i Nyabugogo bashaka kureba umukuru w'igihugu kugira ngo bamusuhuze. Abaturage benshi rero bari bahagaze mu igorofa aho bari bitegeye umuhanda bategereje ko Perezida Paul Kagame waruvuye mu ruzinduko mu karere ka Rubavu ahanyura. Mu gihe rero yari amaze kuhanyura abaturage bose bashakaga kumureba babyiganye begamira ibyuma bifata abantu, ubwo ngo ni garde fou, biracika hanyuma rero bitura hasi. Itangazo rero ryashyizwe hanze n'umujyi wa Kigali ryihanganishaga rero abakomeretse ndetse rikavuga ko bari kwitabwaho. Itangazo ryagiraga riti muri iyi mpanuka hakomeretse abantu 12 barimo abagore 4 n'abagabo 8, babiri bararembye cyane. Hanyuma rero ngo barimo kwitabwaho mu bitaro bya CHUK. Umujyi wa Kigali ukaba rero ngo ukomeza kubakurikiranira hafi. Iyi mpanuka rero yabaye ahagana saa 12:15. Ibyo ari byo byose ubwo ni za nimugoroba. Gusa hagati aho hari na comment z'abantu bagiye babivugaho kuri Twitter, aho rero habanje iryo tangazo nyine ry'umujyi wa Kigali kuri Twitter y'umujyi wa Kigali. Itangazo ryagiraga riti kwihanganisha abakomerekeye mu mpanuka. Hanyuma rigakomeza rigira ati umujyi wa Kigali, ryakomezaga rigira riti umujyi wa Kigali wamenye inkuru ibabaje y'abaturage bakoze impanuka ubwo bahanukaga ku igorofa kubera umubyigano mu gihe bishimiraga kureba umukuru w'igihugu watambukaga asuhuza abaturage mu gace ka Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge. Muri iyi mpanuka rero ngo hakomerekeye abantu 12 barimo abagore 4 n'abagabo 8 nkuko twari tumaze kubibona ku nkuru yanditswe n'igihe. Hanyuma rero ngo 2 bararembye cyane ngo bakaba kandi barimo kwitabwaho n'ibitaro bya CHUK. Umujyi wa Kigali kandi ngo ukaba ukomeza kubakurikiranira hafi. Basoza bavuga ati twihanganishije abakomerekeye ndetse n'imiryango yabo babihanganishije. Hanyuma rero comment zagiye zikurikiraho witwa ni Green Club nayo yaje iravuga ati Green Club yifatanije n'u Rwanda n'abanyarwanda bose ndetse n'umujyi wa Kigali kwihanganisha abantu bose bitabye Imana. Gusa nyine mu itangazo nta witabye Imana twabonye, sinzi aho Green Club yabikuye, ndetse n'abandi bakomeretse mu mibyigano wabereye Nyabugogo. Hanyuma rero witwa Derek yavuze ati ariko nubundi mwagiye mumutwereka kenshi ikibazo nimboneka rimwe, ariko ahangaho banza zinzi buriya se amubona gakera ngo rimwe ngo nimboneka rimwe tumubona buri wese ashaka kumureba, ngo ariko yongeye kujya akora visit nka mbere muri buri karere byagabanya uwo muvunda. Ariko uyu mugabo buriya niko abyumva, ariko ntekereza yuko iyo visit ayikora gusa buriya abantu baba banamukumbuye nta wamenya.
aha hanyuma witwa Nzapfarwaje avuga ati but that means our Dubai man has branches in us, if not we are like him. Hanyuma rero witwa Imagri we yavuze ati murakoze, urebye yashimiraga umujyi wa Kigali wakomeje abantu. Hanyuma witwa Aime Gilbert ntaganira aravuga ati wish quick recovery to all, ati tubifurije gukira kuri abo bose batamerewe neza. Hanyuma witwa BFC nawe yavuze ati murakoze, umujyi wacu rwose mubiteho cyane rwose pe, ati bakire bamererwe neza. Hanyuma witwa Kenzo AG aravuga ati hello, mumubwire ajye adusura kenshi tuba tumwikumburiye. Hanyuma rero uwitwa Patriotisme waraza ati nibahumure barakira vuba, Uwiteka abakize, uwo bari bagiye kureba ni umunyamugisha Imana ikunda. Hanyuma rero uwitwa Musomandera Letitia aravuga ati we pray for quick recovery, ati turabasengera kuba bakira bakongera bagasubira mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima buzima. Nyuma rero witwa Nsabimana Valence yavuze ati murakoze kubihanganisha kandi tubifurije gukira. Uwitwa Isaya nawe yaje aravuga ati nibarwara ubukira natwe turi kubasengera. Hanyuma rero witwa Ineza nawe ni yaje aravuga ati bakomeze bihangane. Ni tweet rero yagize comment rwose zitari nkeya, abanyarwanda bagenda bihanganisha bagenzi babo. Mukandahiro Hidaya nawe yavuze ati turabifuriza gukira vuba. Hanyuma rero Mugisha nawe aravuga ati yes arakiza. Hanyuma rero witwa Dieudonné Mugabe nawe yavuze ati barwara ubukira kandi Imana ibane n'aba barembye. Hanyuma rero Nizeyimana Inyasi nawe aravuga ati tubifurije gukira vuba, Uwiteka bahe babe bugufi hamwe n'imiryango yabo. Hanyuma rero witwa Amy Brown Nzabonimpa aravuga ati tubifurije gukira vuba. Hanyuma Fabrice nawe ati Rwanda ashyiraho umutima. Hanyuma Niyizurugero Felix nawe aravuga ati Imana ibabe bugufi iborohereze. Witwa Kigali Voice TV aravuga ati Imana ibakize ubutaha bajye bagerageza guhagarara ahakomeye. Hanyuma witwa 8K47 nawe yavuze ati Imana iborohereze izo nguma. Ni tweet yajeho comment nyinshi pe. Witwa Constantino yavuze ati murakoze. Nyuma n'undi waje yitwa Gasigwa Jean aravuga ati Imana ikomeze babe hafi. Witwa Kamanzi Jean Bosco aravuga ati murakoze tubifurije gukira. Nuko byari byifashe rwose kuri iyo tweet iyo mujyi wa Kigali ndetse no kuri iyo nkuru bakomeje cyane. Reka natwe dukomeze imiryango ifite aba bantu barembye ndetse kandi tubifurize gukira abarwariye kwa muganga. Tubabwire tuti muraza kumera neza, Imana irahari. Reka nkubwire ngo niba ari bwo gifungura iyi YouTube channel ya Ituze 250, niba kandi ukunda amakuru agezweho, nakubwira nti ntusige udakoze subscribe kubera ko uri kumwe nanjye Queen of Trends cyangwa se umwamikazi w'amakuru agezweho. Nta kuru na rimwe ribacika kubera ko mba mpari. Reka nkwifurize kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwese.